ndashima Imana kuko ari inyembabazi. Umuntu arakubabarira akandika amakosa, wazongera kukubabarira bikagorana, ariko Imana iri kugukangura ikubwira ngo nimubikure imbere yanjye. Imana nishimwe, haleluya. Imana irashaka ko ibikorwa bibi bitayesha icyubahiro tubikura mu mirimo yacu. Yesu nashimwe. Abo turi kumwe mwese tubahaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka tubabwire tuti ikaze, kuko bisanzwe muri kumwe na Bongwa Alphonse mu kiganiro kivuga ngo amasengesho ahindura ibintu. Imana nishimwe. Aya masaha tugiye gufata umwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana, tugiye kumva icyo Imana ivugana natwe mu ijambo ryayo. Reka rero tubanze dusenge. Imana yo kwizerwa, ndagushimiye kuri umwami mwiza, umenyera kuri ibyo twibwira tutarabikubwira. Aya masaha nuburi amaso kuri wowe, mushimira ko watwongereye kubaho mu izina rya Yesu. Umuntu wese mu ruhande rwe ahari kumvira iri jwi, aho ushaka kuvuganira nawe, aho wamurindiye akaba ateze amatwi y'ijambo ryawe, reka ufungure amatwi y'imitima yacu, reka ubashe gufungura imitima yacu ihugukire kumva ijambo ryawe. Reka ibitekerezo byacu tubishyire kuri wowe. Reka umwuka wera aba ari we utwigisha nk'umwigisha mukuru, akorere muri njye mb'umuyoboro mwiza wo kugabura ibyawe, kandi amatwi y'abumva ijambo ryawe babashe gusobanukirwa. Ntaba ari twebwe kuko indogobe siyo yubahwa, ahubwo bawigenderaho. Mwuka wera ayobore byose kandi abishorere. Ndagushimiye ko tugire neza ukatwitaho, duheje imyuka mibi y'uburyo bwose, migambi yose y'umwijima, ibitekerezo bitava kuri wowe, migambi yose y'abadayimoni irogoya ijambo ryawe, ibasha kurwanya bera, ibasha mwami gutuma abantu bajya kure yawe, ntibabashe kumenya imvugo yawe, ntibabashe gusobanukirwa ibyawe. Ahubwo utanga ubwenge no kumenya, wegera umuntu wese mu ruhande rwe, ari uyu nguyu uri mu kazi, ari uyu nguyu udukurikiye, ari ku gisasiro cy'uburwayi, rimubere igisubizo, rimukize. Ari uri kutwumva, ari hano muri bizinesi, mu kazi, mubere byose. Ari uri kutwumva ari mu isoko, mubere igisubizo. Ari uri kutwumva ari mu mirimo, mubere igisubizo. Ijambo ryawe risubize buri wese kwifuza kwe guhazwe nawe. Ndagushimiye ko wumvishe gusenga kwacu, icyubahiro n'icyawe mu izina rya Yesu, amen. Muri aka kanya ndagira ngo tuganire kuri iri jambo. Ni ijambo numvise Imana yashyize ku mutima wanjye, ni ijambo Imana numvise yateguye kugira ngo tubashe kurisangira nawe uduteze amatwi. Ni mu gitabo cya Yesaya. Igitabo cya Yesaya, igice cya mbere, turasoma duhere ku murongo wa 16. Igitabo cya Yesaya, turasoma igice cya mbere, umurongo waho wa 16. Haravuga ngo nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, bive imbere yanjye. Mureke gukora nabi, mwige gukora neza. Mushake imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, birahinduka umweru bise na shelegi. Naho byatukura tukutuku, birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwegera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu. Kandi nimwanga, reka dusubiremo muri iri jambo, nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Imana yacu nishimwe. Iri jambo niryo numvise Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo turiganireho. Numvise ari ry'Imana yabashije kunshyiramo kugira ngo tubashe kuriganiraho namwe, kandi tubashe kungurana kuri byinshi kuri iri jambo. Ni ukuvuga ngo iki gitabo cya Yesaya, Yesaya ni umwe mu bahanuzi bakuru. Nusoma igitabo cya Yesaya, kigizwe n'ibitabo 66, kigizwe n'ibice 66, kandi kikaba kigabuyemo mu buryo yenda bugera nko kuri
butatu ndavuga mu ncamake. Yusomye kuva mu gice cya mbere, yatangiye asa naho agaya abayuda, abashinja ko bari bafite imihango ari abanyedini, bari bazi iby'imihango y'idini, ariko gukiranukira Imana no kuyubaha no kuyubahisha bikaba kure yabo. Arangije rero muri iki gitabo nyine hatubwiye muri uyu murongo, muri iki gice cya mbere umurongo wa 16 hatubwiye ngo nimwiyuhagire mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu. Arangije aravuga ngo bive imbere yanjye. Mbese ibi bishaka gusobanura iki? Icyo Yesaya ashaka kuvuga aha ngaha ni iki? Iki gitabo nk'uko narangira nabibabwiye kigizwe n'ibice 66, kuko murabizi neza Bibiliya igizwe n'ibitabo 66. Iyo usomye igice cya mbere, iyo uhereye ndango mu itangiriro ukagera hariya mu bice 39, aho ngaho nyine ubona ni ibitabo bigize isezerano rya kera. Isezerano rishya rikagirwa n'ibitabo cyangwa se n'ibice 27. Iyo ubiteranyije usanga Bibiliya yose igizwe n'ibitabo 66. N'iki gitabo cya Yesaya gisa naho ari umuzingo w'igitabo, gisa naho ari umuzingo ugize Bibiliya yose. Iyo usomye neza usanga uhereye hano mu gice cya mbere, usanga Yesaya yaratangiye asa naho agaya abayuda. Yasaga naho abashinja ubuhemu, avuga ko bahemukira Imana. Bari bazi iby'idini, bari babisobanukiwe, ariko ugasanga kubaha Imana no kuyikiranukira biri kure yabo. Yaratangira avuga ngo nimwiyuhagire mwiboneze mukureho ibibi by'imirimo yanyu, kuko Imana yararebaga mu mutima wabo ikabona ko bari bafite ibibi. Yabonaga ibikorwa byabo bitayihesha icyubahiro. Aravuga ati mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, bive imbere yanjye. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Imana yararebaga ikabona ibibi biri mu mirimo yabo. Rero Yesaya atangira nyine gusa naho abashinja ibi bakora, ariko agira ngo bakangurire kubaha Imana no guhindura imigendere yabo mu ngeso zabo. Asa naho muri uyu murongo tubonamo ko Yesaya yatangaga, bisa naho uyu murongo ari ubutumwa Imana yahaga Abisiraheli, ibahamagarira kwihana no guhindura imibereho yabo. Nubwo batambaga ibitambo kandi bagakora imihango y'idini, ariko Imana yababwiraga ko ibyo bidahagije, ahubwo ubuzima bwabo bwuzuye ibibi. Nico Yesaya yababwiraga. Iyo usomye rero iki gice cy'uyu murongo, ibisobanuro byacyo yaravuga ngo nimwiyuhagire mwiyeze. Yashakaga nyine kugaragaza ko abayuda bakwiye kwiyuhagira, mu yandi magambo bagakuraho ibyaha byabo, ariko bakagira kwiyeza, bakezwa, Imana yabareba ikabishimira. Ntabwo yavugaga kwiyuhagira ku bw'amazi gusa, ahubwo yashakaga kuvuga kwera kw'imitima yabo. Ibyo ni byo Imana yashaka kugaragaza, kwera kw'imitima yabo, cyangwa se kwiyuhagira mu buryo bwo gukuraho ibidatunganye, bakagaragara baboneye mu maso y'Imana. Icyo ni nkacyo kimenyetso Imana yabahaye kugira ngo ibashe kubasobanurira, babashe gusobanukirwa iby'Imana yabashakagaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Arababwira ngo nimwiyuhagire mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nimwemera mukumvira ingota y'Uwiteka. Mu yandi magambo aravuga ngo nimwanga mukagoma, ingota y'Uwiteka izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ariko aravuga ngo nimwemera mukumvira. Haleluya. Aravuga ngo muzarya ibyiza byo mu gihugu. Bashakaga kugaragaza ko umuntu wemera kumvira afite n'umugisha wo kurya ibyiza cyangwa byo mu gihugu, cyangwa se kurya ku migisha y'Imana, cyangwa se gusohorezwa amasezerano y'Imana yari yarasezeranije, byagombaga guhabwa umuntu ubaha Imana kandi akayubahisha. Aravuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko ashyiraho kondisiyo, aravuga ngo nimwanga mukagoma, ingota y'Uwiteka izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Yesaya yashaka kugaragaza iki? Yashakaga gukangurira abayuda cyangwa se abana ba Isirayeli ko bagomba kubaha Imana, bakayubahisha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ni ngombwa. None se twebwe abo muri iyi minsi bitwereka iki? Imana yavuganaga na Yesaya muri icyo gihe, niri kuvugana nawe, niri kuvugana n'umutima wawe. Nawe ubwawe biragusaba kwiyuhagira ukiboneza.
abantu benshi bajya bagira kwiyuhagira mu buryo bw'umubiri, bakisiga bakambara, ariko imitima Imana yayireba ntiyishimire, ikabona imitima yabo yanduye, ikabona bafite umwanda w'ibyaha mu mitima yabo. Niyo mpamvu Yesaya rero yigisha abantu, yababwiye nyine ko bagomba kwiyuhagira bakiboneza. Ikindi kintu yaravuze ngo nimukureho ibi by'imirimo yanyu, mukureho ibi by'imibiri yanyu, mukureho ibi by'imibiri yanyu, mukureho ibi by'imirimo yanyu. Imana nishimwe. Yaravuze ngo nimukureho ibi mu yandi magambo, mukureho ibi by'imirimo yanyu biva imbere yanjye, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Yesaya. Yacaga kuvuga nyine ko ibi byose biri mu mitima yabo bikwiye kuva imbere y'Uwiteka, ahubwo hakaboneka gukiranuka ariko kugaragara mu maso y'Imana. Aravuga ngo nimureke gukora ibibi, nimureke gukora nabi, niko twasomye, ahubwo mwige gukora neza. Yesaya yageragezaga mbese ahabwa iri jambo, yageragezaga gukangurira abayuda ko bagomba kureka gukora ibibi, ahubwo bakiga gukora ibyiza. Haleluya. Birakwiye kugira ngo natwe mu mibereho yacu ya buri munsi, mu mibereho yacu ya minsi yose, mu buzima bwacu bwa buri munsi, birakwiye ko abantu dukwiye guhinduka, tukareka gukora ibibi. Wakoraga ibibi akabireka, wakoraga ibyaha akabireka, wagendaga nabi akagenda neza, wavugaga nabi akavuga neza. Mu yandi magambo, wari ufite ingeso mbi agahindura ingeso, agahindura ibikorwa, agahindura imvugo, kugira ngo tubashe kunezeza Imana no kwihesha icyubahiro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Isomo tugomba gukuramo ni iri ngiri: Imana yifuzaga imitima yejejwe. Ndagira ngo mbabwire ko Imana yifuza imitima yejejwe. Ndagira ngo mbabwire ko kugira umutima wejejwe kuruta ibitambo, kuruta gutanga ibitambo. Abantu benshi bajya bagira ngo Imana yacu inezezwa n'ibitambo kurusha imitima yejejwe. Ikintu mu isomo tukwiye gukura muri iri jambo ni uko Imana yifuza imitima yejejwe kurusha imihango idafite impinduka mu buzima, cyangwa se kuruta ko twaba abanyedini, kwizera kwacu gushingiye ku mihango y'idini cyangwa se ku bikorwa bitanezeza Imana, ahubwo bigayisha, biyitesha agaciro mu byo dukora n'ibyo tuvuga. Icyo Imana ishaka kurusha ibindi ni uko tugira imitima yejejwe. Imana nishimwe. Ikindi, muri iyi nyigisho Imana idukangurira kwihana nyakuri. Bisaba kureka ibikorwa bibi no gutangira gukora ibyiza. Mu yandi magambo, ahangaha inyigisho tugomba gukuramo ni uko Imana yacu muri iri jambo, Imana ishaka ko tugomba kwihana nyakuri. Bidusaba kureka ibikorwa bibi, ahubwo tugatangira gukora ibyiza. Mu yandi magambo, tugahinduka mu ngeso, tugahinduka mu bikorwa, tugahinduka mu myifatire, tugahinduka mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana yatureba ikatwishimira, ikabona ko ibikorwa byacu bihesha icyubahiro. Ikindi, ikintu Imana irushaho kudusobanura muri iri jambo, iyo usomye ku murongo wa 17, umurongo wa 17, hari icyo Imana itubwira. Iravuga ngo mwige gukora ibyiza, mushake ubutabera, murenganura abarengana. Mu yandi magambo, mucire imfubyi urubanza. Imana nishimwe, muburanira abapfakazi. Ibyo byose ni ibintu kuri umurongo wa 17 nyine, aho Yesaya yakanguriraga abantu avuga ati nimwige gukora ibyiza, mushake imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanira abapfakazi. Mu yandi magambo, yageragezaga gutanga ishusho ya nyayo y'aho Imana yashakaga abayuda, kuko muri icyo gihe hariho kurenganya abantu, muri icyo gihe hariho akarengane, kandi rimwe na rimwe ugasanga bararenganya imfubyi, barazihohotera, bararenganya abapfakazi, bakarenganya abakene. Imana yabireba ikababazwa n'ibyo bakora. Yesaya rero ntabwo yabarebeye mu mubiri gusa, ahubwo Yesaya yinjiye mu mwuka, abasha kurondora imitima yabo kugira ngo byibura barusheho kwisubiramo no kwisuzuma. Ibyo byose byerekanaga ko kwezwa no kwihana ari byo bigomba gukorwa kugira ngo Imana ibishimire. Byagombaga kugaragara mu bikorwa byabo. Ikindi, Imana yaberekaga ko bagomba kugira urukundo, bagomba kugira ubutabera, bagomba gufasha abarengana. Mu yandi magambo, Imana yabakanguriraga muri ibintu bigera kuri bitatu.
ibi bintu byose byo kurengana cyangwa se kurenganya abandi, Imana yararebaga ikabona nta rukundo ruhari. Ni gute waba ufite urukundo rw'Imana ukarenganya abapfakazi? Ni gute waba ufite urukundo rw'Imana ukarenganya abakene? Ni gute waba ufite urukundo rw'Imana ukarenganya imfubyi? Ni gute waba ufite urukundo rw'Imana ukagerageza kugira nabi, gukora nabi? Yesaya rero agerageza kubigisha, ariko abakangura kugira ngo babashe guhinduka mu ngeso zabo, mu bikorwa byabo bya buri munsi. Bene data bakundwa, uyu munsi wa none wowe uteze amatwi unyumva, wowe turi kumwe muri uyu mwanya, uri kwitwara ute? Ibikorwa byawe bya buri munsi uri kwitwara ute? Mu ngeso zawe za buri munsi uri kwitwara ute? Ibikorwa byawe ukora buri munsi uri kubahisha Imana? Imana irimo idukangurira kwezwa. Yesaya, iyo usomye iki gitabo, kuko natangiye mbibabwira, kigizwe n'ibitabo 66, usanga ari umubumbe wose wa Bibiliya. Ni ukuvuga ngo ahangaha iyo usomye usanga harimo amagambo abwira yakanguriraga abayuda kwihana no guhinduka. Iyo usomye muri iki gice cya mbere, noneho wasoma iyo usomye hariya kugera kuri 2, yabaga imyifatire yabo, cyangwa se ko bashakaga gusa naho bagendera ku migenzo, bagendera ku mihango, ariko ugasanga ibikorwa byabo bitarimo kubaha Imana. Ageze hariya mu bice 3 avuga ku bakiranutsi, aravuga ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Iyo usomye hariya muri 3 umurongo w'10 mu bice 3 bya Yesaya. Bene data bakundwa, Yesaya yageragezaga kubwira abantu ko bagomba kwifata. Hari naho yageze hariya ku bice 5, aravuga ati nimunkiranure ngewe n'uruzabibu, reka ndirimbire Uwiteka indirimbo y'uruzabibu rwe. Arangije asa n'ushinga urubanza rw'uruzabibu, aravuga ati cyambere ngewe nahinze umurima ndawutazura, umurima muteramo imbuto, nari niringiye yuko uzeramo inzabibu, ariko weze indibu, kandi nta kintu ntari narawukoreye, narawufumbiye. Arangije kufumbira, Bibiliya ivuga ngo yashyizemo urwina, cyangwa se yashyizemo amazi kugira ngo no mu gihe cy'amapfa ruzabashe gutoha. Ikindi yavuze ko yashyizemo n'uburinzi, yubatse urukuta rubasha gutuma ibyakonona uru ruzabibu cyangwa se insina rutabasha, mu yandi magambo ibyarwonona bitarugeraho. Arangije aravuga ati ko nari nizeye rero ko ibi bintu byose nakoze, iyi mirimo yose nakoze kuri uru ruzabibu, icambere kuba nararuhingiye ngamara nk'urwiri, ikindi ngaba nararuteyemo imbuto nziza, ikindi ngaba nararufumbiye, ikindi ngashyiramo uruzitiro kugira ngo rutabasha kunyukwanyukwa cyangwa se rukononwa, ikindi ngaba narashyizemo amazi kugira ngo mu gihe cy'amapfa ruzabashe guhembuka ruhere rutoshye, nkarufumbira nirizeye umusaruro, none ngaba nararuzemo umusaruro. Ibi byose ngo yabivuze ubuhanuzi bwarebanaga n'ubwoko bwa Isiraheli, ngo yavugaga ibyiza yakoreye Abisiraheli, ariko yarayiteze ko muri bo hazaboneka guca imanza zitabera, hakabonekamo kurenganura abarengana, hakabonekamo mu yandi magambo kubahisha Imana, hakabonekamo kwihesha icyubahiro. Ariko ngo ibyo yarabitezemo ntabwo ari byo yabonye. Bene data bakundwa, Imana irashaka ko tugomba guhinduka mu bikorwa. Nawe ubwawe hari ibyo Imana yagukoreye, wowe ubwawe ndagira ngo nkubwire ko nawe ubwawe watanzweho ikiguzi cyinshi. Imana yaguhaye agakiza, Imana yaguhaye ubuzima, Imana yaguhaye ubuzima buzira umuze. Yari kwitezemo imirimo myiza yo kwesha icyubahiro, ariko uyu munsi iri kureba ikumirwa. Ntabwo se utekereza ko Imana wowe itakwiriye? Hari ibintu Imana yakurinze byinshi, hari ibintu Imana yari gutezeho byinshi by'umumaro. Imana yakurinze muri cya gihe cyose cyari gikomeye, Imana yakunyujije muri bya bihe byari bikomeye, yari gutezeho umusaruro w'uko wayubaha kandi ukayubahisha. Ariko iri kubabazwa nuko nta kitakoze, yaranakuvomereye, yaranakurinze, n'uburinzi bwayo bwabonetse kuri wowe no kuri njyewe. Iby'Imana idutezemo ni iby'umumaro. Yari twitezemo umusaruro wo kwihesha icyubahiro no kugira ngo izina ryayo ryubahwe ku bwawe no ku bwanjye. Ariko se Imana iri kukubona gute? Genzura ibikorwa byawe, genzura imirimo yawe,
genzura imyifatire yawe, genzura ubuhamya bwawe bwa buri munsi mu kazi aho ukorera, genzura ubuhamya bwawe bwa buri munsi mu baturanyi bawe, genzura ubuhamya bwawe bwa buri munsi mu bucuruzi ukora, genzura ubuhamya bwawe bwa buri munsi mu ngendo ukora za hafi n'iza kure. Ese birimo kubaha Imana no kuyubahisha? Uyu munsi dufite ikibazo cy'uko iby'Imana yari idutezemo, umusaruro Imana yari idutezemo twebwe nk'Abanyarwanda, umusaruro Imana yari idutezeho twebwe nk'abana b'Imana, uyu munsi niwe Imana iri kutubonaho. Ese izina rya Yesu riri kubahwa ku bwawe? Ese izina rya Yesu riri guhabwa icyubahiro ku bwawe? Ukwiye gutekereza, yaba mu bikorwa byawe, yaba mu mirimo yawe, yaba mu ngeso zawe, mu bucuruzi aho ucururiza, mu isoko aho ukorera, ku iseta aho ucururiza, ku isantere ukoreraho, mu kabari cyangwa mu iduka. Ukwiye gutekereza neza ukareba ku izina rya Yesu riri guhabwa icyubahiro ku bwawe, ukareba niba iby'Imana yari gutezemo ari wo musaruro uri gutanga. Wakabaye uyu munsi benshi bamenya Imana ku bwawe, ariko benshi bazinutswe Imana ku bw'ibikorwa byawe. Iyo ureba amagambo ava muri wowe, iyo ureba ibikorwa biva muri wowe, iyo ureba imyifatire yawe, iyo ureba ingeso zawe, iyo ureba ubuhamya bwawe bwa buri munsi, usanga hari abantu bakwigiraho bakamenya Imana ku bwawe. Wa mukobwa we, reba niba imyitwarire yawe iri kubahisha Imana muri karitsiye aho utuye. Reba niba wa mugabo we niba uri kubahisha Imana mu kazi aho ukorera. Reba niba amagambo akuvamo yatuma benshi bamenya Imana, niba bakwigiraho bakabona ko imbuto wera zikwiriye kuyobora abandi kuri Kristo. Bene data bakundwa, ukwiye gutekereza mu ngeso zawe, mu bikorwa byawe. Muri karitsiye aho utuye bubaha Imana ku bwawe. Urabona hari umuntu wagukurikira akatekereza kureba kugera aho usengera no kuhateranira ku bw'ibikorwa byawe, ku bw'imirimo yawe. Uhagaze uvugana n'abantu bafashwa n'ibyo ubabwira, cyangwa ahubwo baca imanza bahereye ku bikorwa n'uko bakureba. Iyo ubwira abantu Yesu, wowe akurimo. Ubwira abantu kwihana, wowe warihannye. Ubwira abantu kwirinda, wowe uririnda. Ubwira abantu guca bugufi, wowe uca bugufi. Ubwira abantu gusenga, wowe urasenga. Ubwira abantu kwera imbuto, wowe wera imbuto. Bene data bakundwa, buri wese akwiye kwigenzura akareba mu myifatire, mu ngeso ze. Iyo ubwiye umuntu wese arakubwira ngo nanjye ndasenga. Iyo ubwiye umuntu wese atese warakijijwe, arakubwira ati nanjye mfite aho nsengera, mfite aho nteranira. Ntabwo ibyo bihagije. Ufite aho uteranira n'ibyo mu itorero ryawe, mu idini yawe, ariko se ibyo birahagije? Aho nitwaba tumeze nk'aba Bayuda bari bafite imyizerere yari ishingiye ku mihango y'idini, ku myizerere ya Kiyahudi, ariko mu ngeso zabo, mu bikorwa byabo, Imana yabareba ikabona muri bo harimo buzuye guca imanza zitabe, mu yandi magambo buzuye kugoreka imanza. Imana ikababuramo imanza zitabera, Imana ikababuramo ukuri, Imana ikababuramo gukiranuka. Yesaya arabahanurira ababwira ngo nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu. Arababwira ngo nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma, ingota y'Uwiteka izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Bene data bakundwa, birakwiriye kugira ngo turebe. Yesaya ntabwo yari umuntu uciriritse. Yesaya ni umwe mu bahanuzi bakuru, nabibabwiye mudutangira iyi nyigisho. Yesaya yahanuriye ingoma enye, kandi zari ingoma zikomeye, mutagira ngo zari zoroshye. Yahanuriye Ahazi, ku ngoma y'umwami Ahazi. Ahanurira ingoma y'umwami witwaga Yotamu. Ahanura ku ngoma ya Uziya. Ahanura ku ngoma ya Hezekiya. Izi ngoma zose yarazihanuriye, kandi yahanuraga ubuhanuzi bukomeye. Icyo yifuzaga mu gihe cye, Imana yamunyuzagamo ibintu bikomeye. Bikaba ngombwa ko aburira abantu, bikaba ngombwa ko yigisha abantu, agahamya ukuri, akavuga ukuri. Hari uko Imana yifuzaga abantu, niko Yesaya yabahanuriraga. Ibyo Imana yashakaga kubagezaho nyakuri yabinyuzaga muri Yesaya. Bibiliya ivuga ngo Yesaya mwene Amosi, Imana agiye mukoresha ibintu bikomeye. Bene data bakundwa, uyu munsi wa none wowe uhagaze ute? Uyu munsi wa none wowe uri kwitwara gute? Ingeso zawe ni izihe?
ibikorwa byawe ni ibihe? Imyifatire yawe ni iyihe? Witwaye ute mu bamotari bagenzi bawe? Witwaye gute mu bashoferi bagenzi bawe? Witwaye gute mu muhanda aho unyura aho utwara mu buzima bwawe bwa buri munsi? Abagenzi bicarana nawe uberera izihe mbuto? Abakozi bagenzi bawe uberera izihe mbuto? Muri sosiyete aho ubarizwa mu kazi wera izihe mbuto? Mu baturanyi bawe muturanye wera izihe mbuto? Dukwiye kwera imbuto kugera ku rwego Imana itubona mwabo umumaro mu gihe cyacu. Imana yatureba ikanezezwa no kubaho kwacu. Ukwiye kwitwara neza kugeza ku rwego Kristo yubahwa, izina rye rikubahwa ku bwawe no ku bwanjye. Niki Imana idushakaho? Bene data, niki Imana itadukoreye? Ese uyu munsi wa none twaba dufitanye urubanza na Kristo? Uyu munsi uru ruzabibu Yesaya yavugaga yahanuriraga, uyu munsi ntiyaba ari njyewe nawe? Reba imirimo Imana yakoze, imirimo myinshi. Hatanzwe ibitambo byinshi ku bwawe no ku bwanjye. Hakozwe ibikorwa byinshi. Nta Imana itakoreye abanyarwanda. Imana yakoze ibikorwa byinshi ku bwawe no ku bwanjye kugira ngo tubashe kwihana duhindukire. Imana idutezemo umusaruro. Imana idutezemo iby'umumaro. Imana ishaka kudukoresha iby'ubutwari. Imana ivugana n'imitima yacu buri munsi. Imana idusura buri munsi. Imana iragusura mu nzozi ikakwereka ibikorwa byawe n'imyifatire yawe, ariko ukanguka urushaho kwinangira no gukora ibikorwa bibabaza bidahesha Imana icyubahiro, bitubahesha izina ryayo. Imana ikoresha abahanuzi buri munsi, abakugenderera, abakugezaho ubutumwa, abagira iyerekwa ku bwawe, abinjira mu buzima bwawe Imana yabahishuriye. Rimwe na rimwe ugapinga, ntibiguhindura, ntibituma uhinduka mu ngeso no mu bikorwa, ariko Imana hari ikigushakaho bene data. Imana hari ikidushakaho. Imana iri kubabazwa no kuba udahinduka. Ese ntiyaba ari wowe uyu munsi wa none Imana yabonaga nk'insina nziza yakorewe iby'igiciro, yahingiwe, igaterwa mu murima mwiza, igafumbirwa, hakaboneka urwina muri uwo muzabibu, hakaboneka uburinzi. Uyu munsi wa none iyo ni imirimo Imana yakoranye n'abanyarwanda, ni imirimo Imana yakoreye abanyarwanda, ni ibikorwa Imana yakoranye natwe, ni uburinzi. Imana nta kitakoze ku bwawe. Yarakurinze, yakurindiye umutekano w'ubuzima bwawe, yakurindiye umutekano w'urugo rwawe, yarinze umutekano w'umutware wawe, w'umufasha wawe, yarinze umutekano w'urubyaro rwawe, umutekano w'ababyeyi bawe, yarinze umutekano mu muryango, yakurindiye mu kazi aho ukorera. Ntabwo uyu munsi imyaka umaze muri aka kazi ari uko wakoze neza, uko witwararitse. Hari abandi benshi cyane bagusize, hari abandi benshi cyane bitwararikaga, ariko wowe Imana irakurinze. Ariko igihembo, imyitwarire, inyiturano yawe ni ukuri gufata umugisha Imana yaguhaye ukawuvanga n'ibyaha, ukawuvanga no gukiranirwa, ukayisha umugisha Imana yaguhaye ukajya kuwayisha ibidafite umumaro. Imana iri gutukwa ku bwawe, iri gusuzugurwa ku bwawe. Ukwiriye gutekereza ukamenya n'iki Imana itagukoreye yagombaga gukora wa mugabo. N'iki Imana itagukoreye. Wavuye muri Afurika, uyu munsi uri hano muri Amerika. Wavuye muri Afurika, uyu munsi uri hano mu Buraya. Wavuye muri Afurika, uyu munsi uri muri Aziya. Wavuye mu gihugu cyawe, uyu munsi uri muri iki gihugu Imana yaguhinduriye ubuzima. N'iki Imana itagukoreye. Watekerezaga ko iwanyu haboneka umuntu watunga imodoka. Watekerezaga ko iwanyu haboneka umuntu wakwiga akaminuza. Watekerezaga ko mu muryango wawe wavutse iwanyu batazi gusoma no kwandika. Uyu munsi wa none warize uraminuza. Uyu munsi ufite diplome, uyu munsi ufite lisansi, uyu munsi ufite masters, uyu munsi uri professor. Ibyo warabiteganyaga. N'iki Imana itagukoreye? N'iki Imana itakoze mu buzima bwawe? N'iki Imana itakoze mu abanyarwanda mwe? N'iki Imana itadukoreye? Kwiga mu minsi ya kera, mu myaka ya kera, byari bigoye, byari ingorane. Aho abantu baburaga amahirwe yo kwiga batabuze ubwenge, batabuze ubushobozi. Ubwo burenganzira bakabubuzwa n'igihe, bakabuzwa n'amateka. Uyu munsi nta Imana itakoze. Abantu bize hambere barabizi, bamwe bize bigoranye, bagenda ibirometero byinshi.
ibikorwa remezo biri kure yacu, biri kure yanyu, biri kure y'iwanyu. Bamwe mukiga bigoranye, abandi mukiga mutagira ibyo kurya, mwambaye ubusa. Ariko uyu munsi wa none nta kimana itakoreye abanyarwanda. Umunyarwanda ashobora kwiga, akiga kugera ubwo yinaniwe cyangwa ashoje cyangwa yize akagera ashaka kugera. Bene data bakundwa, ni kimana itakoreye abanyarwanda. Mwiyuhagire, mwiboneze, mukure ibyaha byo mu mirimo. Imana irimo kudushinja ibyaha byo mu mirimo, ibyaha byo mu magambo, ibyaha byo mu bikorwa, ibyaha byo mu miryango, ibyaha byo mu kazi. Abantu benshi bajya bakorera ibyaha mu kazi, ntabwo ari Imana yahagushyiriye. Abantu benshi bajya bakorera ibyaha muri bizinesi, ntabwo ari Imana yayigushyiriyemo, ntabwo aricyo cyatumye Imana igushingira bizinesi. Abantu benshi bafite ibyaha byo mu mirimo. Bene data bakundwa, ni Imana itagukoreye, ni Imana itaguhaye. Imana yakoze byose, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, bive imbere yanjye. Hari ibintu bigaragara nk'ibyaha, hari ibintu bigaragara nk'umwanda imbere y'amaso y'Imana. Hari Imana iri kukureba, hari ibikorwa byawe biri kunukira Imana, hari ibikorwa birimo binukira Imana, hari imirimo mibi irimo inukira Imana, hari imyifatire mibi irimo inukira Imana. Imana irimo itugaya mu bikorwa, irimo itugaya ibyaha bikorwa turimo dukora mu magambo tuvuga, ibyaha birimo bikorwa mu mirimo yacu. Iravuga ngo nimubikure imbere y'Uwiteka, bive imbere ye. Kureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, bive imbere yanjye. Imana nishimwe. Wowe uri kumva iri jambo, Imana iri kuvugana nawe uri muri iki gihugu, Imana iri kuvugana nawe uri muri aka kazi, Imana iri kuvugana nawe muri bizinesi, Imana irimo ivugana nawe mu muryango wawe, Imana irimo ivugana nawe wa mubyeyi we. Reka ibibi biri mu mirimo yawe, ibibi Imana iri kukugaya mu magambo yawe, iby'Imana iri kukugaya mu myifatire yawe, iby'Imana iri kukugaya mu ngeso zawe, bikura imbere y'Uwiteka. Ndashima Imana kuko ari inyembabazi. Umuntu arakubabarira akandika amakosa, wazongera kukubabarira bikagorana, ariko Imana iri kugukangura ikubwira ngo nimubikure imbere yanjye. Imana nishimwe, haleluya. Imana irashaka ko ibikorwa bibi bitayesha icyubahiro tubikura mu mirimo yacu. Ukaba uri muri iyi ofisi, wowe undeze amatwi unyumva, Imana irashaka ngo uyiheshe icyubahiro aha muri iyi ofisi yagushyizemo. Aha muri iki kigo cy'amashuri, Imana irashaka ngo uyiheshe icyubahiro muri iki kigo cy'amashuri yagushyizemo. Aha muri iki kigo, muri uru ruganda, Imana irashaka ngo uyubahisha muri uru ruganda. Muri iki kigo cy'uru ruganda Imana yagushyize, yagucira inzira mu buryo bw'ubuzima bwa buri munsi. Irashaka ngo uyiheshe icyubahiro. Imana iri gushaka ngo uyiheshe icyubahiro mu murimo wayo, muri korali, yiheshe icyubahiro mu kidiyakoni, yiheshe icyubahiro muri komite, yiheshe icyubahiro mu banyamasengesho. Imana irashaka ngo aho hose dukureho ibyaha byo mu mirimo. Abantu buzuye ibyaha byo mu mirimo, buzuye ibyaha byo mu magambo. Aho abantu bavuga bagenzi babo, bakanegura bagenzi babo, bakagambanira bagenzi babo, bagasuzugura bagenzi babo, bakirukanisha bagenzi babo. Ibyo ni ibikorwa byo mu kazi, ni ibyaha byo mu kazi. Aho ugambanira bene so, ukagambanira mwene so ukamwirukanisha, yari afite akazi gatunze umuryango, ukamwica, warangiza ukamwicana n'abatunze. Ibyo ni ibyaha byo mu mirimo, ni ibyaha byo mu mirimo, ni ibyaha byo mu kazi, ni ibyaha byo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo ari Imana yahagushyiriye. Ufite ishyaka ryo kugira ngo ugambanire mwene so, umukure ku rwego rwe, ntabwo uzakora kawe ngo ukore nake. Ibyo ni ibyaha byo mu mirimo birimo bikorwa. Bene data bakundwa, Imana irashaka ko duhinduka. Imana irashaka ko duhinduka, tukagira ibikorwa bizima, tukagira ingeso nzima, tukagira imyifatire mizima. Wigambanira mwene so ngo umuhemukire, wigomwa mwene so. Niba ari icyo umurusha, wimwishima hejuru. Uyu munsi ni wowe, ejo ni we. Uyu munsi ni we, ejo ni wowe.
ibyo wifuza kugirirwa nawe bigirira abandi. Ibyo wifuza gukorerwa bikorera abandi. Ibyo utakwifuza mu buzima bwawe bwa buri munsi ko wakorerwa nawe ntukabikorera abandi. Kuki wigisha gukunda kandi wowe udakunda? Kuki ushaka gukundwa wowe udakunda? Kuki ushaka ko bakubabarira wowe utababarira? Kuki ushaka ko bagusura wowe udasura abandi? Kuki ushaka ko bagufasha uri mu makuba wowe udafasha abari mu makuba? Kuki ushaka ko bagushyigikira mu byiza no mu birori wowe utabikorera abandi? Bene data, Imana yacu ntinegurizwa izuru. Mu yandi magambo ibasha kureba. Ntabwo Imana ireba icyo wowe ugaragaje, ahubwo ireba iri mu mutima. Ndireba icyo ukoze ako kanya, ahubwo ireba ikibiguteye. Ayo magambo yavuga kugira ngo bigende bite? Kuki witaka ibyiza kandi Imana izi ko mu ibanga ry'umutima wawe nta byiza bikubamo? Kuki wivuga neza? Kora ibyiza wigendere, ibyiza byawe bizavugwe n'abandi. Nimwiwagire mwiboneze mukura ibyaha byo mu mirimo. Abantu bagwije ibyaha byo mu mirimo. Abantu bagwije ibyaha byo mu mihamagaro. Abantu bagwije ibyaha byo mu kazi. Abantu bagwije ibyaha byo mu makaritsiye. Abantu bagwije ibyaha byo mu rungano. Abantu bagwije ibyaha byo muri bagenzi babo. Bene data, hari ibyaha mufatanya n'abandi, hari n'ibyo mukora ubwanyu mu mitima yanyu, mubyiziho wowe ubwawe n'umutima wawe muraziranye. Uri gukora iki? Uri kwitwara gute? Imyifatire yawe ni iyihe? Imana irashaka kugira ngo wigenzure, Imana irashaka kugira ngo wisubireho, Imana irashaka kugira ngo ikorane nawe. Ariko se uri muntu ki? Imyitwarire yawe ni iyihe? Garukira aho ngaho. Hinduka rwose. Imana yaduhaye isezerano. Yesaya abantu baravuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Reka mbabwire, uretse n'ibyiza byo mu gihugu cy'ijuru, n'ibyo mu isi y'abantu igihe kiraje ndetse kirasohoye, n'ibyo mu gihugu cyacu, n'ibyo muri iki gihugu urimo bizaribwa n'abakiranutsi bubaha Imana bakayubahisha. Ibyaha biricisha, ibyaha birarimbura, ibyaha bituma umuntu akenyuka, ibyaha birakenya, ibyaha birangiza umuryango, ibyaha biricisha, ibyaha bibuza amahirwe. Bene data bakundwa, wowe undeze amatwi, wowe uri kuranyumviriza, ndagira ngo nkubwire ngo ukwiye kwisubiramo, ukwiye kwigenzura, ukwiye kwisuzuma. Reba uyu munsi wa none uri kwitwara gute? Ibikorwa byawe ni ibihe? Imyifatire yawe ni iyihe? Ingeso zawe ni izihe? Amagambo ari kuva muri wowe. Ndagira ngo mbabwire kimwe mu bintu bishobora gutuma, kimwe mu bintu byatuma Imana ituzinukwa, ni ibyaha bikorerwa mu mirimo, ni ibyaha bikorerwa umuntu akorera bagenzi be, ni ibyaha bikorerwa mu miryango, ni ibyaha bikorerwa muri sosiyete, ni ibyaha bikorerwa mu itorero no mu mihamagaro, ni ibyaha bikorerwa mu nzego. Aho ibyo byaha byose nta mugisha byaduhesha, ahubwo byatwicisha, byatuzanira imivumo, byatuzanira ibyago, byatubuza umugisha. Imana irashaka ko ibyo byose tubyihana kandi tugahinduka rwose, tugize imitima mishya, tukagaragara mu maso y'Imana dutunganye, tukagaragara aho Imana idushaka kugira ngo umugisha wayo ubane natwe. Ikindi gishobora kuduhesha umugisha w'Imana, kuko ngeze ku musozo, ni ukumvira Imana, ni ukwihana ibyaha, ni ukuyubahisha, ni ukuyesha icyubahiro, ni ukwera imbuto zikwiriye abihannye. Ibi ni ibintu bishobora gutuma umugisha w'Imana ubana natwe. Ibi ni ibintu byatuma Imana ikorana natwe. Ibi ni ibintu byatuma Imana iturana natwe. Ibi ni ibintu byatuma Imana igendana natwe. Ibi ni ibintu byatuma Imana iba bugufi bwacu, iba mu miryango yacu, iba ibana n'abana bacu.
aho bari ku ishuri, ikabana n'abana bacu bari mu ngo zacu, ikabana n'imiryango yacu, ikabana n'abagore bacu, ikabana n'abatware bacu, ikabana n'abavukanyi bacu. Ibi byose ni kuyubahisha, ukayubahisha, ukayesha icyubahiro, bishobora gutuma Imana ibana natwe mu buryo bwose. Bene data bakundwa, Imana irashaka kugira ngo ibane natwe kandi tuyubahishe mu byo dukora, mu byo tuvuga, mu myitwarire, mu ngeso, dukureho ibyaha byo mu mirimo yacu. Kandi nitwemera tukumvira, tuzarya ibyiza byo mu gihugu. Kandi nitwanga tukagoma, mu yandi magambo tugasuzugura Imana, tukayisuzuguza, ntabwo imigisha yose izaba iyacu, ahubwo izaba iy'abubaha Imana. Bene data, ni inama Yesaya yaduhaga, yatubwiye ngo dukureho ibyaha byo mu mirimo yacu. Muri twebwe birakwiye ngo haboneke guca imanza zitabera. Birakwiye kugira ngo abacamanza mwige guca imanza zitabera. Birakwiye kugira ngo abanyarwanda tugire guca imanza zitabera. Birakwiye ngo turenganure abarengana. Ni gute umuntu arengana ufite ukuri kw'ibintu ugaceceka? Ni gute umuntu afungwa akamara imyaka ufite ukuri kw'ibintu waraguhishe? Ni gute umuntu ababara akababazwa ufite ukuri kw'ibintu ukagoreka ibintu? Ni gute uba ufite ukuri ukakwirengagiza? Kubw'amafaranga n'ibiguzi umuntu akagirirwa nabi, umuntu akamburwa ibye, umuntu ibye bigatezwa cyamunara, umuntu ibye bikanyagwa, umuntu ibye akabibura, umuntu akirukanwa ku kazi. Ubizi neza ufite ukuri kw'ibintu, aho ngaho reka nkubwire, akebo ugereramo ni kuzagererwamo. Icyo umuntu abiba nicyo asarura. Imana irashaka kugira ngo natwe turebe mu mpande zacu zose, mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu mibereho yacu ya buri munsi, ibyo ubiba nibyo usasarura. Bene data bakundwa, ntawe uhinga ubunyobwa ngo asarure uburo, ntawe uhinga amasaka ngo asarure ibitoki, ntawe uhinga ibijumba ngo asarure imyumbati, ntawe uhinga ibigori ngo asarure ibirayi. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Ndagira ngo nkubwire ngo urebe icyo uri kubiba mu murima wundi nicyo uzasarura. Icyo uri gushyira mu murima wawe nicyo uzasarura. Ibyo uri gukorera bagenzi bawe bizakugarukaho. Ibyo uri kubagaragariza nibyo bizakugarukira. Mu yandi magambo, ibyo uri kubiba nibyo uzasarura. Birashoboka ko Imana itazabinyuzaho wabinyujije. Birashoboka ko uri guhemukira atari uzaguhemukira. Uri gutwerera si uzagutwerera. Uwo uri kwirengagiza si uzakwirengagiza. Buri kintu cyose uri gukora, Imana izagitegura mu rugendo rwawe rw'ubuzima iguhuze nacyo. Wari ukwiye gutekereza neza. Uyu munsi wowe ubwawe uri kubiba iki? Uyu munsi uri kwera izihe mbuto? Ibikorwa byawe ni ibihe? Imyifatire yawe ni iyihe? Ingeso zawe ni izihe? Ukwiye gutekereza. Imana hari icyo igushakaho. Hari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Hari icyo Imana igambiriye. Hari icyatumye Imana ikurinda. Hari icyatumye ikurokora impfu zatwaye abandi. Yakurinze indwara n'ibyorezo byatwaye abandi, wowe Imana irakurinda. Yakurinze impanuka n'ibyago, wowe Imana irakurokora. Bene data bakundwa, Imana iradushakamo iby'umumaro. Imana ikurinze bifite n'impamvu ikurinze. Imana yarakuremye ifite n'impamvu yakuremye. Cyambere ni ukuyesha icyubahiro, ikindi ni ukuyubahisha, ikindi ni ukuyumvira, ikindi ni ukwera imbuto zikwiriye abihannye. Imana idushyira ku isi ariko ifite umugambi, ifite n'ikiri yadushyiriye. Wowe uyu munsi wa none umumaro wawe ni uwuhe muri iki gihugu? Imana ko yagushyize muri iki gihugu uyimariye iki? Ese uri kuyubahisha? Umugisha Imana yaguhereye muri iki gihugu uri kubahisha Imana? Cyangwa uri gukoresha imbaraga z'umugisha Imana yaguhaye mu bidafite umumaro? Imana ko yaguhaye kwiga ikaguha ubwenge n'ubumenyi, buri kuyihesha icyubahiro muri iki gihugu n'inyuma yacyo. Imana ko yaguhaye imbaraga Imana yaguhaye uri kuzikoresha iki? Ese ni amahirwe kuri wowe no ku bandi, cyangwa uri kuzishyira mu bidafite umumaro? Bene data bakundwa, ndashoje, reka dufate umwanya wo gusenga ngusengere. Birashoboka ko wowe waba uhuye n'iri jambo
utari uryiteze. Ntabwo uryumviye mu rusengero, uryumviye mu itorero ryawe, uryumviye aho ukorera umurimo mu muhamagaro, uryumviye ahantu utatekerezaga ko ryahagusanga, ariko iri jwi ryumvikaniye mu matwi yawe. Ntacyo uzireguza, ntabwo uzazira ko utabwiwe, ahubwo uzazira ko wumvise ntiwumvire. Kubwirwa ni kimwe, ariko gushyira mu bikorwa ni ikindi. Kumva ni kimwe, gushyira mu bikorwa ni ikindi. Bene data, wumvise ariko urasaba kumvira. Imana ijambo itubwiye ni ijambo rivuga ngo Imana irashaka ko duhindura ingeso. Imana irashaka ko duhinduka, dukureho ibyaha byo mu mirimo yacu. Nicyo Imana idushakaho. Ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi, ariko reka ngarukiraho dusengere muri iri jambo. Ijambo Imana yarishyize ku mutima wanjye, ijambo Imana yashaka kuvugana n'umutima wawe, ijambo Imana ivuganye nawe, ijambo Imana yakubwiraga. Ni ukuvuga ngo kuraho ibyaha byo mu mirimo yawe, wemere wumvire, nibwo uzarya ibyiza byo mu gihugu Imana nishimwe. Kwemera ukumvira biguhesha amahirwe yo kurya imigisha yo mu gihugu, kurya imigisha yo muri uyu mugabane, kurya imigisha, ibyiza byo muri iki gihugu. Ni iby'umuntu wihanye, ni iby'umuntu wubashye Imana, ni iby'umuntu uyubahisha, ni iby'umuntu yihesha icyubahiro. Ariko ibyago n'amakuba nabyo bibikiye umuntu uyisuzuguza, uyitesha agaciro, wirengagiza ukuri, wizera ibinyoma, akananirwa kugendera mu kuri. Uwo muntu nawe afite akaga. Ariko reka nkwifurize aya masaha Imana ivugane n'umutima wawe, kandi Imana uyumvire, kandi nayo ni nyembabazi yiteguye kukugirira neza. Kandi witandukanye n'ibidafite umumaro, kumugirira ngo umugisha w'Imana ubane nawe, byiza by'Imana bibe kuri wowe, Imana ihabwe icyubahiro. Twari dufite ijambo rivuga ngo niwemere wumvire, urya ibyiza byo mu gihugu, kuko uwanga akagoma ingota y'Uwiteka izamurya, ariko akanwa k'Uwiteka kabivuze. Ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi, ahubwo reka dusenge. Mana yacu iri mu ijuru, ndagushimiye kubwira ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rifite ubutware, ijambo ryawe rirakomeye. Twumvise iri ijambo ryavuze ngo nimwiyuhagire mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mirimo, kandi ryatubwiriye inama ngo muri twebwe twere kurenganya, duce imanza zitabera, turenganura abarengana, ducire imfubyi urubanza, tuburanire abapfakazi. Niko ijambo ryatubwiye. Riratubwira ngo nitwemera tukumvira tuzarya ibyiza byo mu gihugu. Kandi turagushimiye kuko ijambo ryawe ryatubwiye ko ibibi byacu bikwiye kuva imbere y'Uwiteka, tugahinduka mu ngeso no mu bikorwa, mu myifatire no mu buhamya bwacu bwa buri munsi, aho dukorera n'aho dutuye, mu kazi ndetse no mu ngo zacu. Uduhe kwera imbuto zikwiriye abihannye. Ijambo ryawe rigira umumaro mu mitima yacu, kandi ijambo ryawe ribashe guhindura ingeso zacu. Ijambo ryawe turyumvire, turishyire mu bikorwa, kandi umwuka wera rishorere, arushaho kurisobanura mu mitima y'uyu ryumvise, kandi umwuka wera aryigishe, atanga ibisobanuro mu mitima ya buri wese, mu mutima wa buri wese, kugira ngo risohoze icyo waritumye. Ndagushimiye kuri mu ruhande rwacu, ndagushimiye ko twitayeho, ndagushimiye ko turengeye, ndagushimiye ko tubereye byose. Mwuka wera sohoze byose wagambiriye. Ngushimiye kuri mu ruhande rwacu mubisha ntawe, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.